hari n'ababaho bizenguruka akavaho yarari akagarukaho yarari akongera akagenda akagarukaho yarari gutyo igihe cyo kikagenda ariko we yakora evaluation ntabone ko hari progress nimwe yagize mu buzima. Financial goals, iterambere mu by'ubukungu, exactly. Hanyuma ikindi, different aspects of life which construct one unity life. Izo ntabwo ziba ziraba intego, ubwo ukurikije definition ziba zikiri inzozi. Na ya ntego nkuru ufite bigufasha kuzayigeraho vuba byihuse. Yego. Donc ibibazo urimo ibyo wihaye utarageraho byose byafetwa n'icyo kintu turi buvugeho. So afata ikaramu n'urupapuro. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze ku meza yo kubaho. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro tubeho turiho, ni karibu muze dusangire amafunguro atunga abatwebwe imbere. Mwiriwe neza banyakubaho. Mwiriwe neza Coach Pascaline. Izaya makuru. Amakuru ni meza turashima. Tumaye. Amakuru ni meza nanjye meze neza cyane nta kibazo kabisa. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu. Yes, uno munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane mu buzima abantu benshi bashobora kuba batanazi cyangwa se bakeka ko bazi, kandi icyo kintu kikaba cyafekta buri gice cyose kigize ubuzima. Donc ibibazo urimo ibyo wihaye utarageraho byose byafetwa n'icyo kintu turi buvugeho uno munsi kandi uragikeneye. Niyo mpamvu ugomba kumara natwe muri no video tugiye kuvuga ku kintu bita intego cyangwa se goals. Exactly. Kugira intego. Mwabyumvise mwese tugiye kuganira ku kintu cyo kubaho dufite intego. Ese muri rusange intego ni iki? Turarebera hamwe icyo igisobanuro cy'intego, niturangiza tumenye ngo mbese intego zikenerwa hehe. Hanyuma turebe kandi impamvu ishobora gutuma tubaho dufite intego. Kuki tugomba kugira intego? Ese ni iki nahomba igihe naba mbayeho ariko ntafite intego? Intego ni iki? Intego ni iki? Mu magambo make intego ni nk'intumbero cyangwa se icyerekezo. Icyo nicyo gisobanuro cyoroshye gisobanura intego. Wenda intego umuntu yasobanura mu buryo bwinshi butandukanye. Ngewe intego nyisobanura nk'aho ari inzozi zanditse kandi zifite n'igihe runaka nagomba kurenza narabigeraho. Donc mu cyongereza no bavuga ngo it's a written dream with a time bound. Zanzozi ufite noneho numara kuzandika ahantu ukaziha n'igihe ugomba kuzigeraho ziba zihindutse intego, ziba zivuye kuba inzozi zihindutse intego. So niba ntibeshye, niba numvise neza, mu by'ukuri ubwo ntabwo twakagombye kugira intego mu mutwe wacu. Exactly. Tuba tuzifite mu mutwe. Ntabwo ziba ziraba intego, ubwo ukurikije definition ziba zikiri inzozi. Ubwo abantu bumvireho ko intego zitajya ziba mu mutwe. Exactly. Tugomba gufata ikaramu n'urupapuro tukazandika. Niko bimeze. Yego. Nuko zigomba kuba ziri ahantu turi burebe akamaro ko kuba twafata inzozi zacu tukazihinduramo intego, impamvu iki tugomba kubyandika, impamvu tutagomba kwizera ko tubifite ahantu mu mutwe. Yes, ubwo intego rero nimba warafashe inzozi zawe ukaba warazanditse ahantu runaka ubwo zaba intego. Congratulations kuri wabikoze. So ubwo se ubundi intego mu buzima bwacu muri rusange zikenerwa hehe? Ni hehe tuba dukeneye intego? Yes, mu buzima intego zikenerwa ahantu henshi hatandukanye. Mu cyongereza niho bajya bavuga ngo there are different aspects of life which construct one unity life. Izo aspects rero twazita nka angles zitandukanye z'ubuzima. Ariho waruvuze nkehe izo ntego zikenerwa. Hari aspects za family aspects, hari health aspects cyangwa se area y'ubuzima, hakaba hari business aspects. Ibyo byose izo aspects zose zitandukanye niho tugomba gufatiramo intego. Donc ubwo nimba bisobanutse neza kugira ngo buri wese udukurikira byumve, intego zikenewe mu bice byose bigize ubuzima. Nukuvuga ngo imibereho yacu buri munsi dukeneye kugiramo intego, kubera ko tubaho hari aho dushaka kuva naho dushaka kugera mu bice bitandukanye. Nshobora kuba mfite ibiro birengeje ari byo ngomba gukuraho, aho ni muri health wenda. Okay, nshobora kuba hari amafaranga ntafite hari nifuza gutunga, aho ni financial.
nshobora kuba hari amashuri ndi kwiga mfite aho ngomba kuzarangiriza amashuri yanjye aho ni muri education nshobora kuba hari ibitabo nshaka gusoma self development donc mu bice byose bigize ubuzima spiritually uburyo nshaka kujya ni connecta n'Imana n'imyemerere yanjye byose ngomba kubigiramo intego cyangwa goals. Wenda kugira ngo tubigire bigufiya abantu babashe kubyumva tuvuze kuri health ubuzima tuvuga ku kindi family umuryango ego tuvuga no kuri financial goals iterambere mu by'ubukungu hanyuma ikindi wenda twavugaho spiritual goals ubuzima bw'imyizerere cyangwa se imyemerere yacu batwebwe b'imbere aho tugomba kugira goals zaho cyangwa se intego zaho n'ibindi byinshi ni byinshi cyane donc buri kintu cyose uzi ko mu buzima ari wowe ugomba kukivana ku rwego rumwe kikagera mu rundi kigomba kugira intego ugomba kugira intego. Hanyuma se kuki tugomba kugira intego, kuki tugomba kubaho ubuzima bufite intego, kuki tugomba kugira intego mu bintu byacu byose? Ni icyo kibazo nimba nsobanukiwe neza. Kuvuga ngo niba ndi mu buzima kuki ngomba kugira intego ku bijyanye n'ubuzima? Ese niba ngiye mu by'iterambere mu by'ubukungu kuki ngomba kuhagira intego aho hantu? Yego. Kubera iki? Okay. Kugira ngo noroshye icyo kintu mu buryo bwumvikana, firstly dusobanukirwe yuko imibereho yacu ntabwo iri static, iri dynamic. Tugomba kuva ahantu hamwe tujya ahandi. Noneho nimba tugomba kuva ahantu hamwe tujya ahandi rero ni itegeko. Ntabwo nabaho mpagaze hamwe nkwamiye hamwe ntabwo byakunda kuko isi yo iramuvinga. Isi yo iramuvinga. Exactly. So nimba rero hari muvumo igomba kubaho, njye ngomba kumenya aho ngana, aho ngiye. Kubera ko baravuga ngo achieving a goal that you don't have is as difficult as going back to a place you never went. No kuvuga ngo kugera ku ntego utihaye cyangwa se udafite bigoye nko gusubira ahantu utigeze ujya na rimwe. None se umuntu abaye adafite intego byo byabitwaye ubwo ntaho yagera. Donc yagera ahantu ariko atifuza. Reka mbaho urugero rworoshye kugira ngo tubisobanukirwe neza kuri ako kantu. Sibyo? Tekereza mu gitondo urabyutse uvuye mu rugo. Ntabwo uzi aho ugiye. Urazamutse ugeze hariya bafatira amabasi kuri bus station urahagaze. Ntabwo uzi aho ugiye. Niyo ikintu kiri kukubaho nuko bisi iri buze ariyo yose urayurira igenda igute nayo aho ishaka. Ni hanze uzasanga umuntu adafite atiyobora ahubwo ajyana nikije cyose nikibonetse cyose. Umuyaga ugannye hari urahuha akajyana nawe uje hano ugahuha akagiye. Ubwo ibyo ngibyo twahita tubihuza n'ikintu umuntu yahomba igihe afite ubuzima butagira intego. Sibyo? Tumanye navuze n'ikintu cyiza ari nacyo kirimo kizengereza generasiyo zacu, aho usanga abantu batangira ibintu ataranabirangiza agahita atangiriramo ibindi. Abamujyanye bose bimuhamagaye byose afite na passion nyinshi, afite na talent nyinshi, ariko ntazigera aba a professional in something kuko yahise atangiriramo ibindi bintu kuko atagize a clear goal, atagize intego zisobanutse. Donc ikintu kiba cyaramubayeho aho ngaho bya bintu bari bigiyemo nk'impanuka, yabigiyemo atazi kazabijyamo, urumva noneho abijyamo atazi impamvu abijyamo none mu gihe abigiyemo ntiyatekereza aho ashaka kubigeza. Kuvuga ngo igihe cyarageze abivamo ajya mu bindi. Donc abaho azenguruka, hari n'ababaho bizenguruka akavaho yarari akagaruka aho yarari akongera akagenda akagaruka aho yarari gutyo igihe cyo kikagenda, ariko we yakora evaluation ntabone ko hari progress nimwe yagize mu buzima. Kubera iki? Nta ntego yihaye. Mu by'ukuri kubaho ubuzima bufite intego cyangwa se kubaho dufite intego z'ubuzima nibaza ko ari ikintu cyiza cyane kuko kitwongerera agaciro. Iyo wihaye gukora ibintu runaka ukabona uri kubigeraho ufite ikaramu ugenda uvivura cyangwa se utikinga, hari agaciro bikongerera bigatuma uhora uryohewe n'ubuzima cyangwa se unyotewe n'ejo hazaza. Ikindi numva bishobora kuba bitubyarira n'isoko y'umunezero. Kumva uranezerewe, kumva uruzuye. Sibyo? Byumvikana rero ko uyu muntu abaho adafite intego ashobora no gukererwa cyangwa se agasanga umwaka utangiye umusanga ukuntu ukazarinda umusiga kwa kundi wamusanze. Nkomoje no kuri ako kantu uvuze, ubundi baravuga ngo hari ikintu kimwe twese ku isi tunganya. Umukire w'umukene, urwaye utarwaye, hari ikintu kimwe ku isi tunganya, ari nayo asset ifite agaciro
kuri iyi si utabasha kuvunja mu mafaranga icyo bita time cyangwa se igihe twese tugira amasaha 24 ku munsi, nta muntu n'umwe kuri iyi si ufite 25 cyangwa 26 cyangwa 20. donc rero akamaro ko kugira intego rero ni uko ubasha gukoresha neza cya gihe cyawe, kuko ibindi bintu byose ugenda ugira bikomoka ku buryo ki wakoresheje igihe. Iyo ntafite intego rero nta nubwo umenya uburyo igihe cyanjye cyagiye, donc inshiduka cyashize ntazi kandi aho cyaganye. Ukiri kuri icyo kintu cy'igihe, hari undi muntu w'umuhanga wavuze ngo, ndabivuga no mu kinyarwanda kugira ngo byumvikane, ngo when you know where you want to go, ngo you automatically know where to not go. Arongera asobanura ngo it's the same to when you know what to do, you automatically know what to not do. Exactly. Ari byo wari uvuze Mr. Tumaini, bidufasha gukoresha igihe cyacu neza. Iyo uzi icyo gukora, definitely bigufasha kumenya icyo kudakora. Niyo uzi intego y'ubuzima bwawe, automatically bigufasha kumenya ibitari mu ntego z'ubuzima bwawe. Nibyo rwose pe. Ubwo rero byumvikane ko abantu tubana kuri aya meza bagomba kwiha ubuzima burimo intego. Tugomba kubaho buri munsi dufite intego. Ngira ngo ni kwa kundi mu gitondo ubyuka nabwo ufite gahunda y'umunsi, kugira ngo ubashe kuba nyine ufite intego y'umunsi. Ntabwo wabasha kugera ku bintu icyarimwe umwaka utaratangiye buri munsi. Iyo watangiranye gahunda y'umunsi bijyanye n'intego wifiteho wihaye uwo munsi, ariko bitewe nanone na ya ntego nkuru ufite, bigufasha kuzayigeraho vuba byihuse. Wenda kugira ngo tutanaza kuvuga ibintu byinshi kandi ari akantu koroshye, ndagira ngo wowe udukurikiye witekerezeho uyu mwanya, urebe aspects zose z'ubuzima cyangwa se ibice byose bigize ubuzima bwawe, wibaze ngo kuri iki gice cy'ubuzima, ndavuga health in that case, ni ibiki nifuza. Ndifuza kubaho wenda no gutakaza ibiro cyangwa nimba ushaka gutakaza ibiro, ubwo ni kuri health. Mu buryo bw'umuryango ni ibiki nifuza kugeraho. Eske ndashaka kugira abana bangahe? Eske ndashaka ko abana banjye biga he? Ibyo ni mu buryo bw'umuryango. Wongere wirebe ugati nize amashuri angahe, ariko ndifuza kugera ahangaha. Ubwo no kuvuga ngo noneho personal development and education goals. Sibyo? Noneho wongere urebe mu butunzi mfite, eske burampagije, eske bumbeshejeho neza uko nifuza kubaho. None ubwambeshaho uko nifuza kubaho bungana bute? Ubyandika ahantu nabyo ugura miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika. Ubwo icyo gihe nayo iyabara ari intego. Nimba muri ibyo bice byibura bikeya mvuze by'ingenzi nta hantu ufite wanditse aho urwego ushaka kugeraho, biragoye cyane kuzava kure. So afata ikaramu n'urupapuro, ajye kuri buri gice tuvuze, agira intego runaka yihaho bitewe n'ukwifuza yiyumvamo cyangwa se n'ahantu yumva ashaka kugera muri ibyo bice bitandukanye. Ariko kandi dushobora kutabivuga byose icyarimwe ahangaha. Nawe wakora ubushakashatsi ku byerekeranye n'intego, hanyuma ukikungahaza, ukigwizamo ubumenyi usanga nyine ubwo tugusangije. By'umwihariko turabashishikariza ko kuri iki kiganiro ukimara kureba aka video, kora research ku bice by'ubuzima ukeneye kugiramo intego. Nubwo tuvuze ngo byandike, ntabwo byandikwa mu buryo bubonetse bwose. Hari steps ukurikiraho urimo urasetinga, ari nabyo tuzasobanuraho muri video ikurikira. Exactly, urabivuze ngo video ikurikiraho numara kumenya ibice byose ukeneye kugiramo intego, turakwigisha noneho ni izihe ntambwe nakurikiza kugira ngo intego zanjye zibe zuzuye kandi zirorganize, ndishuwa yuko nzazigeraho. Bityo rero ntucikwe video ikurikira, usubscribing kuri channel Life Coach Pascaline, ugihora witeguye isaha n'isaha video yo ni gute na setting goals zanjye nayiraje. Turabashimiye rero nakagaruka babivuze bagenzi banjye Desire na Tumaini. Ntimuzacikwe n'uburyo wakora noneho intego z'ubuzima bwawe. Tubibutsa yuko ibyo bintu byose igihe ubona bikugoye, igihe wumva utari kubyumva neza, turahari ikipe watugana mu buryo bwose bushoboka. Ngira ngo murabizi ubuzima bwaroroshye kubera ikoranabuhanga, twagufasha kugera ku byo wifuza igihe cyose waba ufitemo ikibazo.
mwakoze rero naho ubutaha aho tuzahura turi ku setting goals z'ubuzima bwacu. Murakoze cyane. Ciao ciao. Ciao. Cheers.